niyo mpamvu uyu munsi nashaka kubabwira, Imana iravuga ngo igihe cyose umwijima uzamutse cyane, ngo ni byiza ko itorero ryayo, ni byiza ko umwana wayo, ni byiza yuko umukristo mu buryo bw'uburokore, kuko ari abakristo bizina gusa, ni byiza ko bakora break, bahagarara gato, bakongera gutekereza, amen, ku muhamagaro wabo, kugira ngo bongere biyegurire bundi bushya Imana yabo. Ariko twebwe tuzi Bibiliya, twizeye Imana, haleluya. Ntabwo ari umuntu ari we gipimo dupimiraho ku bintu ari byo, ahubwo ijambo ry'Imana niryo gipimo. Amashyi menshi ku Mwami Yesu. Ijambo ry'Imana rivuze ngo kiriya kintu nikibereye umuntu, nubwo uwo muntu cyaba kitumagubwa neza, si cyo. Kubera iki? Kuko hayishwemo ingaruka mbi. Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Tumaze kumva gahunda y'amasengesho, ashaka rero utega amatwi neza wumve iby'aya masengesho. Muri iyi minsi isi komeza kwinjira mu mwijima mwinshi, mu bintu byinshi bigize ubuzima bw'abantu. Rero no mu bijyanye n'ibyo kwizera cyangwa ibijyanye n'iby'Imana, hagenda naho Satani naho agenda akora imirimo ye mibi, yo kuvanga ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuvanga n'ibinyoma n'ibindi byinshi cyane atabihuriye n'ijambo ry'Imana. Abantu bakizera ibinyoma, abantu bakizera ibintu bitahumetswe n'Imana. Aho ndio ndavuga abakristo. Rero iyo itorero ribaye mu bihe aho umwijima ukomeza kuba mwinshi, yaba ibyaha, yaba kuvangirwa mu by'umwuka, Imana iteka yuko ubwoko bwayo, uyu munsi twavuga umukristo cyangwa itorero, yuko ubwoko bwayo bugaruka bundi bushya kwiyegurira Imana. Naho ubundi ntabwo abantu bizeye Imana bazamenyera igihe bavuye mu byizerwa. Niyo mpamvu tuzagaruka cyane ku ijambo kwiyegurira Imana, mu Gifaransa consécration cyangwa mu Cyongereza consecration. Kwiyegurira Imana ntabwo ari muri bwa buryo bw'idini ngo barihebeye Imana, ntabwo ari ibyo. Abahamagawe na Yesu bose bahamagawe kwiyegurira Imana. Imana ishimwe. Ntabwo ari ibya bamwe ngo bari abahamagariwe kwiyegurira Imana, aba ntabwo bahamagariwe kwiyegurira. Uwahamagawe na Yesu wese yahamagariwe kwiyegurira Imana. Ijambo twumvise hariya Paulo yabwiye Timoteyo, reka turisome mbere ko dutangira kubategura kubyerekeye amasengesho. Reka dusome muri Timoteyo 2:15. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Amen. Paulo abwira Timoteyo ngo agire umwete, azajya agira umwete wo kwishyira Imana cyangwa kwiyegurira Imana. None iryo jambo kwiyegurira Imana risobanura iki? Umuntu yegurira Imana bameze gute? Kuko nitutabimenya tuzasanga isi yaradutwaye natwe tutabizi, kandi turi mu nzu y'Imana, kandi twitwa ngo tuyo turajya mu ijuru, ariko
ntitumenye yuko tumaze kuba kure y'Imana. Niyo mpamvu tukwiye kumva rero icyo ari cyo kwiyegurira Imana. Consécration ivuga iki? Ibi rero ntushobora kubimenya utamenye ibyerekeye ubunaziri. Mwandike ubunaziri. Jeje umwana byumvise. Ntushobora kumenya icyo Yesu yaguhamagariye utazi ubunaziri icyo ari cyo. Ikadusome gato turebe mu isano rya kera icyo Imana yavuze ku bunaziri. Dusome Abacamanza ibice 13 kumurongo wa 5 n'uwa 7. kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo umwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Uwo mugore aherako araza abwira umugabo we ati, umuntu w'Imana yaje aho narindi, kandi mu maso he hasaga n'ahamarayika w'Imana hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaraturutse, nawe ntiyambwira izina rye. Ariko arambwira ati, dore uzasama inda ubyara umuhungu, kandi ati, uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina ukageza azapfira. Amen. Amen. Hano turabona marayika watumwe kwa Manoa se wa Samsoni, none abwira nyina, kuko nyina ntabwo yari ingumba mbere yuko abyara Samsoni, noneho aramubwira ko azasama inda. Abisirayeli bari munsi y'igitugu cy'Abafilisitiya. Imana yashaka rero kubakiza icyo gitugu cy'Abafilisitiya. Imana rero iramubwira ngo uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu azaba umunaziri. Hano turareba ijambo ryitwa kwiyegurira Imana, inkomoko yaryo kugira ngo ubyumve. Kuko ntushobora kumenya kwiyegurira Imana icyo ari cyo utabanje gusubira inyuma mu isano rya kera wumve umunaziri icyo ari cyo, cyangwa ubunaziri icyo ari cyo. Noneho amaze kumubwira ko azasama inda nyuma akabyara umwana w'umuhungu azaba umunaziri, amuha amakondisiyo, amuha ikizira, amuha ibyo akwiye kuzirinda, ngo ntazanywe igisindisha cyangwa ikintu gihumanya icyo ari cyo cyose, kubera ko iyo nda izaba irimo umunaziri. Amen. Ngo azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina ukageza aho azapfira. Namara no kumubyara, dore icyo bazitondera, ngo kandi ntihazagire umwogosha. Vuga ngo umunaziri kirazira ko yogoshwa. Amen. Kandi umunaziri, haleluya, kirazira kwanywa vino. Nuvuga ngo nyina wa Samsoni bamubwiye ibyo azitwararika kubera yuko azatwara inda y'umunaziri. N'umunaziri rero umwana navuka nawe ari ibintu akwiye kwitondera. Nakwiye kogosha umusatsi, nakwiye no kunywa igisindisha. Nuvuga ngo rero ibyo abandi bemerewe hari ibyo atemerewe. Nibura icyo kintu mucyumve neza. Imana ishimwe. Ibyo abantu bemerewe mu gihe cy'ubuzima bw'umunaziri, we hari ibyo atemerewe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rijya ribabwira ngo abantu bakijijwe hari ibyo sosiyete babamo ikora, muri ibyo hari ibyo bo batemerewe.
Mwabyumvise hano? Mwabyumvise? Amen. Kasubiremo. Ntidushobora kumenya uriya mutwe w'igitekerezo cy'Imana kizatuyobora muri amasengesho y'iminsi 3 were kuwa 3 kuwa 4 kuwa 5 tutabanje kumva umunaziri cyari cyo n'ubunaziri. Na niyo mpamvu uyu munsi hariho confusion. Niyo mpamvu uyu munsi uburokore buravanze. Kandi uko umwijima ukomeza kuba mwinshi hazageraho tutamenya umurokore n'utari umurokore. Mwabyumvise? Reka mfate urugero. Ese ibintu mubona naho muri iminsi bibe biragenda bikura. Ese umukristo akwiye gushiraho amatatu? Umurokore akwiye gutatuwa mubiri? None ugiye amaturo ntabubona? Ntabubona? None se mwabyumvise? Ubwo n'urugero mbahaye rumwe mu ngero nyinshi. Ese mu matorero urubyiruko rwemewe gukora ibintu bya copinage? Copinage cyari cyo? Copinage ni urukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa rudafite intego yo kubaka urugo, batarageza n'igihe amategeko abemerera. Tubifashe gutyo ntago byeze mu matorero? Birahari ni bihari? Mwabibonye? Imyambarire, hari imyambarire isi igeze uyu munsi ukayisanga no mu matorero. None se ikibazo kirihe? Nuvuga uburokore uko tugenda twusatira kugaruka k'umwami, niko itorero rigera ryivanga n'isi mu buryo bizagorana kumenya umwana w'Imana n'utari umwana w'Imana. Hanyuma amatorero kubera gushaka ubwinshi bw'abantu bazagenda bakuraho kirazira y'ijambo ry'Imana kugira ngo abantu babe akomode. Akomode no kuvuga iki? Bagubwe neza, bajyane n'ibihe. Amen. Amen. Kuko Imana ireba muri roho gusa. Imana ireba muri roho gusa. Ariko roho nazo ziba zahenebereye. Turacakurikirana igitekerezo cyitwa ubunaziri. Mukurikire neza, mutamenya ibi ntago muzamenya impamvu y'amasengesho. Ujibaza ko ari amasengesho wa dusenga gusa. Ibihe turimo ntago ari ibihe byoroshe mu buryo bw'umwuka. Ni ibihe bikomeye mu mateka y'itorero. Ntabwo ari abantu bose bazumva impanda y'Uwiteka mu itorero. Ibyo mubikurikire. Weza nzabisuramo n'ikindi gihe no ku cyumweru, ariko nashaka kubwira ikintu kimwe niki. Ndibaza ko ntari ubakomplike ingero nshaka kuba. Nikiye gipimo umuntu apimisha ibyo yitukuri mu buzima bwawe? Nikiye gipimo ugipimisha kugira ngo umenye ko biriya n'ukuri biriya sukuri? Sindiyo ndavuga gusa ibyo gukizwa, ndavuga mu buzima turimo. Upimisha iki ko kiriya kintu n'ukuri kiriya sukuri? Gipimisha iki? Ya mitwariro ntabwo ariyo, iriya niyo. Uyipimisha iki? Mu bugiriki bwa kera mbere ya Yesu, kuko hariho haturutse abantu benshi bafite ubwenge bw'isi bitwa abafilozofe, bagiye bahindura amateka y'ibihugu, kubera ko ce sont les idées qui gouvernent le monde, qui dirigent le monde. Isi yobowe n'ibitekerezo byaba iby'Imana by'ya Satani, ibitekerezo n'ibiyobora amahanga. Hari umwe rero yitwaga Protagoras. Muri abo banyabwenge bo mu Bugiriki hari witwaga Protagoras. Uyo Protagoras niwe azanye igitekerezo kivuga ngo l'homme est la mesure de toutes choses. Ngo
ibintu byose bikwiye gupimirwa kubigira neza umuntu. Nibyo sibyo? Umuntu niwe gipimo. Nimba ari ikintu gituma umuntu atagubwa neza, ntabwo ari cyo. Niba ari ikintu gituma umuntu agubwa neza, nicyo. Nibyo sibyo? Ngo umuntu niwe gipimo cy'ibintu byose. Uwo ni Protagoras. L'homme est la mesure de toutes choses. Aho niho havuye icyo bita humanisme. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo by'iburengerazuba akaryo biyobora isi ya none. Humanisme. Byose bikwiye gukorwa kugira ngo umwana w'umuntu agubwe neza. Tugende buhoro buhoro. Turiho turiga iki? Turiho turiga kwiyegurira Imana, kuko niyo ntego y'amasengesho yacu. None twabonye ko ntushobora kumenya kwiyegurira Imana Bibiliya ivuga udasubiye mu isano rya kera umenye ubunaziri. Mwabyumvise? Amen. None twabonye ko umunaziri Samsoni hari ibyo nyina igihe azaba amutwise mu nda ye azirinda kunywa ibisindisha cyangwa ikintu cyose gihumanya. Sibyo? Kandi uwo mwana navuka nazigereyo yogosho, kandi nazigere anywa igisindisha. Uwo ni umunaziri. Haleluya. Mu kubara ibice bitandatu hariho urutonde rw'amategeko azagenga umunaziri. Tubaza kubanyuza mu ijisho mu kanya. Kubara ibice bitandatu. None tumaze kuvuga iki? Duhashatse ingero nkeya. Turi muri isi ya none, aho hari ibintu bimwe bikorerwa hagati yacu mu bantu. Twafashe urugero rw'amatatu, gutatua umubiri, bya bintu biyandika ku mubiri. Nimubibona se? Nababajije, ese umukristo, umuntu ukijijwe aremerewe kwitatua? Mwambwiye muti oya. Siko mwavuze? None nuzenguka mu matorero yo ku isi ntabahari? Parahari. Okay. Twafashe urundi rugero rwo kwambara imyambarire umuntu ntiyikwize. Sibyo? Twavuze ngo ese nabo bo hanze y'isi bambara imyenda igaragaza ubwambure bwabo mu itorero ntago bahaba? Baraba ni haba? Parahari. Rero ingero twafata ni nyinshi. None se nimba biriya bintu bitemewe mwavuze n'abantu bakijijwe bikaba biri mu nzu y'Imana, none ikibazo kiri? Kubera iki biri tolere mu nzu y'Imana? Nuko isi turimo nuko niragenda n'itorero ry'umwami rikaba riri mu isi, umurongo utandukanya ukijijwe n'udakijijwe uragenda wimurwa. Mwabyumvise? Imbago y'ubuzima bw'umukristo ukijijwe zimutandukanya n'udakijijwe, izo mbago Satani ariho arazivanaho. Mwabyumvise? Mu buryo rero itorero ry'ejo Imana itinze kuvuga nta tandukaniro rizaba riri hagati y'abantu bakijijwe n'abadakijijwe, uretse kuvuga Yesu gusa. Ariko imyitwarire yabo ntabwo izagaragaza ubudasa. None twageze ku rugero natanze inkomoko y'ibinyoma bya Satani ari byo byafashe n'isi, ari byo byitwa humanisme. Ni ukuvuga ngo umuntu niwe ntego y'ibintu byose. Ikintu cyose kituma umuntu agubwa neza, icyo ni cyo. L'homme est placé au centre. Byose bikwiye gutumbira ku mwana w'umuntu. Aho niho havutse na les droits de l'homme. Ni philosophie humaniste. Mwabyumvise? Ashaka kubaza ikibazo. Nande bizera kwimaniriho. Okay. None
mwebwe nanjye twibaze, nimba hariho les droits de l'homme hakabanje kuba les droits de Dieu, mwarazumvise? Mwize muzumva muri one? None se nimubona ko ari ibintu biri normal? Ntabwo mwibaze? Nimba hariho les droits de l'homme hakaba les droits de Dieu, we ntabwo urabyibaza? Nimba hari uburenganzira bwa muntu hakaba ku uburenganzira bw'Imana. Ariko umviriza, kubera yuko filozofi yobora isi ya none, ubwenge buyobora isi ya none, amen, buvomwa mu bagiriki. Kandi mu bagiriki twabonye yuko mbere ya Yesu hari umuntu witwaga Protagoras, niwe yavuze ngo l'homme est la mesure de toutes choses, ngo umuntu we gipimo cya byose. Nimba gutatua bituma umuntu agubwa neza, babishigikire. Nimba kugira ubusambanyi uko umuntu ashaka gusambana akabikora, nimba bituma umuntu agubwa neza, nibabishigikire. Mwabizi? Nimba kwambara utwenda tugaragaza ubwambure ngo nuko abantu bagubwa neza bagahitisha umuyaga, mwabyumvise neza, ngo babishigikire. Nibyo bita muri filozofi l'homme est la mesure de toutes choses. Yusi ni filozofi yanitse nabatakaje. Mwabyumvise? Ibyo nibyo biyobora isi ya none. Isi ya none ishingiye kuri filozofi ifite urufatiro rwa Protagoras, ngo umuntu ngo niwe gipimo cya byose. Ariko twebwe tuzi Bibiliya, twizeye Imana, haleluya, ntabwo ari umuntu ariwe gipimo dupimiraho ku bintu ari byo, ahubwo ijambo ry'Imana niryo gipimo. Amashi menshi ku Mwami Yesu. Ijambo ry'Imana rivuze ngo kiriya kintu nikibereye umuntu, nubwo uwo muntu cyaba kituma agubwa neza, si cyo. Kubera iki? Kuko hayishwemo ingaruka mbi. Ndaba urugero nonaha rw'ibiro biraba kugira ngo mubyumve. Isi iravuga ko igipimo cy'ibintu byo n'umwana w'umuntu, sibyo? Turavuga twese ijambo ry'Imana niryo gipimo kibibereye. Ayubise, twebwe rero turajya en contresens ya Protagoras. Philosophie ya Protagoras ntabwo ari yo. Il a été inspiré par le diable. Satani wamumekeyemo. Mwabyumvise? Ntabwo ari umuntu ari igipimo. Igipimo ni ijambo ry'Imana. Reka mbereke urugero, muhite mubyumva neza, ntabwo ari matematike hanitse, ntabwo ari ibiki, ni ibintu byumvikana neza. Umuntu wese yabyumva. Ntabwo muzi muri minsi ko nyuma ya COVID-19 hateye indi virus yitwa virus Saint-Génique. Ingende, variole du singe. Ntabwo mwayumvise? Ni bande bayumvise? Kandi iragenda ikura. Ni virus. Ubu rero ubushakashatsi bwemeza ko iyo virus, nimba nibuka neza, 90 hariya ku ijana ifata abakora imibonano mpuzabitsina bahuje ibitsina, aba homosexuel. None ntacyo babwiye mwebwe? Ntacyo babwiye? Iyi virus ifata abantu bakora imibonano mpuzabitsina babihuje. None ni kubera iki? Mumva ari kubera iki? Hoya ibi mbabwira nibyo. Research nicyo yemeza. Mwabyumvise? None ntacyo babwiye se? Nimba uburenganzira bw'umuntu butuma hemerwa ko umugabo n'umugabo baryamana, n'umugore n'umugore, kubera yuko Protagoras yavuze ngo l'homme est la mesure de toutes choses, umuntu niwe gipimo cy'ibintu byo,
byose. Ni ukuvuga ngo rero impamvu isi yemera homosexualité, yemera ubutinganyi, ni ukubera uburenganzira bwa muntu. Ntabwo ari uburwayi, nuko ateye, nuko agubwa neza iyo ashatse uwo bahuje ibitsina. Wabyumvise? None se ijambo ry'Imana niko rivuga? Ijambo ry'Imana riracyaha abatinganyi. None iriya virusi rero, variole ya singe, ifata 99 n'ibice bingahe, hafi ku ijana, ifata abakora imibonano mpuzabitsina babihuje. Turiya duce tundi dusigaye nabanduzwa nabo banduye babakozeho cyangwa ibindi nk'ibyo. Wabyumvise? Ariko banyire bayazana ni abantu bakora imibonano mpuzabitsina babihuje. Ubu nibwo bushakashatsi bwakozwe muri Amerika, kuko ifite umuvuduko hariya no mu Burayi. None urwo si urugero ruhagije kutwereka ko hari ibintu umwana w'umuntu yavuga ko aguwe neza muri byo, ariko ijambo ry'Imana rikaba rimubuza, kuko Imana nipfa kubibuza ibibona ingaruka zabyo. Wabyumvise? Ibona ingaruka zabyo. Na sida origine yayo ni ba homosexuel. Na sida yatangiye mu bakora imibonano mpuzabitsina babihuje. Uhita usoma mu Baroma igice cya mbere, Paulo avuga ngo nubwo bamenye Imana bihereye ku byo yaremye, ngo ntago bayubashe nkayo, ngo bituma bishora mu byaha by'ubuhenebere, ngo mu buryo n'imibiri yabo bareka kwikoresha icyo yaremewe, bagakoresha ibintu bita des vices contre nature, ngo aho umugabo ajyamana n'undi mugabo n'umugore n'undi mugore, Bibiliya ivuga ngo bagahita bahabwa ibihembo by'ibyo byaha mu mibiri yabo, arizo virus. Mwabyibise? Hano ndavuga ijambo ry'Imana. Apana kuzahanirwa mu ijuru, mu mibiri yabo. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana icyo rizakubuza, ntuzibaze ngo Imana irakubuza freedom, ntuzibaze ngo Imana irakubuza uburenganzira, iragukingira ingaruka mbi. Piga amakofi kwa Bwana Yesu. Reka dufate urundi rugero hanyuma dukomeze. Bibiliya avuga ngo umwijima n'umucyo bifatanya bite? Kristo ahuriye he na Belial na Satani? Si jambo ry'Imana? Jambo ni Imana. Amen. Ngo ubwoko bwanjye muve muri Babuloni. Aha ni mu buryo bw'umwuka biravuga. Amen. Nimuzasangire nayo ubuhenebere bwayo. Babylon ifite ibisobanuro byinshi, no musi sinabijyamo, ni isomo rirerire. Hari Babylon mu gihe cyane Nebukadinezari, hari Iraki ya kino gihe, hari Babylon yo mu mwuka. Amen. Yo mu gihe cy'iherezo, ari ryo huriro ry'imyizerere yose. Hari Babylon économique, hari yo trade y'isi, ubuhahirane bw'isi bwa kino gihe, cyane cyane dominé par l'Occident. Ibihugu bya Amerika n'Uburayi bidomina ekonomi y'isi, nayo ni Babylon. Ibyo n'andi masomo menshi, ariko Imana hano turashaka kuvuga Babylon mu buryo bw'umwuka. Nuvuga ngo imibereho y'abantu b'isi mu gihe cy'iherezo nayo ni Babylon. Ngo ubwoko bwanjye ngo muve muri yo. Amen. Kugira ngo nimuzasangire nayo ibihano byayo. Mwabyumvise? We ni Imana niduha umwanya, hari gihe tuzazana isomo ry'umutwe witwa Babylon system. Le système yitwa Babylon. Tuzareba Babylon mu mateka, Babylon mu mwuka, Babylon mu bukungu.
Ibi byose ni amasuje mugiye kumenya. None mumaze kumva yuko igipimo dupimiraho ukuri n'ibinyoma ntabwo ari ikintu gusa kigira neza umuntu, ahubwo ni ijambo ry'Imana, kuko ari ibintu biboneka ko umuntu aguwemo neza muri byo, ariko ingaruka ari nimbi. None se iyo umuntu aranywa inzoga agitangira ntabwo yumva ko aguwe neza, agasekera abayisina n'abagenzi, hanyuma se amaherezo bigenda gute? Amaherezo agasinda, yamara gusinda agatongana, yamara gutongana akarwana, yamara kurwana bakamuta igifunsi ahantu habi, hanyuma agatembagara, yamara gutembagara mu Kirundi agahwera. Murazi guhera? Agapfa. Ntabwo mujya mubyumva ngo kanaka ngo yari mu kabari bamukubita igifunsi harapfa, arahwera. None se za nzoga mugeze mumva isize icyaha? Hoye, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwirinde ibisindisha. Kuvuga ngo hari ingaruka Imana izi iri nyuma y'ibisindisha. Mwirinde ubusambanyi, hari ingaruka zihari. Reka ngaruke muri impamvu nazanye Babylon, kuko ari igitekerezo hano muri Bibiliya ngo ubwoko bwanyu muve muri Babylon. Nazi kubabwira hano turavuga Babylon mu buryo bw'umwuka, ariko buzima abisi barimo. Amen. Haleluya. Amen. None hamwe ni n'uruhurirane rw'imyizerere. None ijambo ry'Imana iyo rivuze ngo umwijima n'umucyo naho ntibifatanya, naho bihuriye, Kristo nawe ahuriye na Belial aryo zina rindi rya Satani, Imana ibishaka kuvuga iki? Dans le concret, mu bifatika, ishaka kuvuga iki? Shavuga ngo wowe mukobwa ukijijwe, wajumvise? Amen. Nukagende gucurika nuriya musore udakijijwe, amen, hanyuma mugapanga kubana mushingiye gusa ku rukundo, kubera yuko nimumara kubana muzamenye ngo muri bubwami bubiri butandukanye, kandi ubwo bubwami buro burarwana. Muzasanga ibi wowe wita icyaha, uriya ntabwo abyita icyaha. Mwabyumvise? Aho ni Imana yabujije Abisirayeli gushaka mu banyamahanga. Mwabyumvise? Hanyuma bamara kubana ibintu bigatangaza ngo umuntu yarapfuye mu mwuka, agakiza ntabwo agakirimo, yarakavuyemo kera. Kuko ntabwo ushobora kubana n'umuntu atazi Yesu, wowe uzi Yesu. Uvuge ngo rero iri joro ntabwo ndara ku buriri ngiye kwirana n'Imana. Arayizi se? Ati gihe twakoraga ubukwe ibyo nibirimo, kwiye kugaruka hano ku buriri. Nose uramubwira gute? Uramubwira Imana atazi? Ntabwo Imana atazi? Okay, nta mwana mufite, nta rubyaro, mwagiye kwa muganga wose byananiranye, none hari umuntu yamubwiye ngo hari umupfumu hari kabuhariwe, iyo aguhaye imiti nibi urabyara, none akaza kukubwira wowe uvuga ko wari ukijijwe, uragira gute? Ati reka twizere Imana. Arayizi se? Kugira ngo urwo rugo rwanyu entre guillemets rukomeze, mukiye kujyana hehe? Kuri wa mupfumu. Wabibise? Kubera ko inaga gaciro zawe sizoze, nizo ngaruka zo kujya gushakana n'umuntu atazi Imana, wowe uyizi. Kuko ntabwo ari urukundo rwonyine rufite imbaraga mu bintu, kuko Satani afite imbaraga kurusha urukundo rwanyu. Mwabyumvise? Ikintu gituma umuntu ahagarara mu buzima bwe akanyura mu bikomeye ntagende iburyo cyangwa ibumoso, nuko ahanze amaso Yesu Kristo. Imana ishimwe. Murabizi iyo umuntu ari mu bwoba, tibyandi mujya muvuga ngo iyo umuntu ari mu bwoba ntadafunda imitwe. Sije nabazanya mu magambo. None nugera mu buzima aho ibintu biguteye ubwoba, abisi birukira icyabatabara cyose, bashobora kumuha akantu agendana. Mwabyumvise? Burya abantu bose muri bagenda hari bafite amabanga akomeye cyane.
none se wowe uzagenda gute muri iyi si n'ibibazo bikomereye abantu? Nawe uzagenda kugashaka kwiyubwira ko wishingikirije? Kubera iki gihe nafite za talisma, ibiheko n'ibiki byose, yaba mu mufuka wanjye, yaba mu modoka, yaba mu rugo, yaba ku musego, n'ahandi ntavuze, kubera iki ntafite ibyo? Ariko abantu b'isi biragoye ko batagira icyo biyapuyaho. Bayibize ni ukubera ko gihe nagira ubuntu bwo kumenya imbaraga ziruta izindi, izina riruta ni mazina yose. Talizima yanjye ni Yesu Kristo. Umupfumu apime, turafite ubuhamya yuko abapfumu bahuye n'abarokore bukuri bakaba batazi iby'uburokore, batwita abarozi basumba bose, bakabwira ndi barozi ati rero tugendere kuri umuntu azaturangiza, atafite uburozi busumba ubundi. Ibujumbura tugiye kwirukana abadayimoni ahantu baratubonaga mbere ko batumuka ngo barozi. Hanyuma twegerero mu Giswahili tubishyira mu Giswahili balozi. Balozi mu Giswahili ni ambassadors. Ati rero bari abadayimoni batwise ngo turi abarozi, bamenye ko turi ambassadors. Pleni potentiel. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Ntabwo dukeneye kubika hano utuntu hano, mu muturanyi wawe ngo asigaye kureba ukijisho, ibiki byose, ko abantu ikintu batinya no gupfa. Urupfu niyo kaminuza ya byose. Amen. Iyo abantu badapfaga ntibajya ku mupfumu. Gupfa nicyo kintu gituma abantu bajya mu bintu byose atana bajyanyemo. Ntabwo ushobora kugenda muri iyi si gutyo. Niyo mpamvu umuntu akubwira ati wowe bite byawe, wowe ntiwizera Imana, ntiwizera n'abapfumu. None se wowe urizera iki? Kuko nta muntu akwiye kubaho muri izi force ziragenda zikora ibintu muri iyi si udafite izindi force wowe wizeye. Niyo mpamvu Zaburi ivuga ngo bariya urumva ngo bariya barishingikiriza igomana byabo, imana zabo, bazagwa bazubama bagwe, ariko twebwe turatura izina ry'umwami tukagenda twemye. Haleluya. Bariya barishingiza amafarashi yabo, amen, n'amagare. Twebwe turahamagara izina rya Yesu. Amafarashi n'amagare ni imbaraga zose abantu bizera ko arizo zibakomeza zibarinda, amen. Imbaraga z'amafaranga, imbaraga z'ibinibi, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'amarozi, ibyo byose ni amafarashi n'amagare. Ariko mu Kristo we amafarashi n'amagare ni izina ry'umwami, izina rya Yesu niyo farashi yanjye, izina rya Yesu niyo gare ryanjye. Haleluya, haleluya. Singeneye mupfumu, singeneye kuragura guterekera, singeneye bikini biki ngo nutakora ibi ngo dore abakurambere ngo byagendaga gutya. Imbabwira mu matorero ari abantu bavanga byose, bavanga amasengesho bakavanga n'ibindi ya Kinyarwanda. Ibyo se mbabeshye se ngo imiti ikorana ikora bavanga kandi bakemeza abantu bakabyemera, ngo imiti ikora zana ibya Yesu, zana n'ibyakurambere. Mwabyumvise? Reka rero uyu munsi niyo ndabategura kubyerekeye amasengesho tuzajyamo kuwa gatatu, kuwa kane no kuwa gatanu. Avuga ngo ingaruka zo kwiyegurira Imana. Twageze rero ku banaziri. Umunaziri tumvise mu Isezerano rya kera aba yarahamagawe kuba inyegu y'Imana, kwiyegurira Imana burundu, amen. Hari ubunaziri mu Isezerano rya kera wigiye runaka, kirangiye umaze kugisoza ukava mu bunaziri. Hari ubunaziri bw'iteka ryose. Rero abanaziri tuzabagarukaho, ariko mwumvise munaziri cyari cyo. Delila ashutse Samson yamubwiye iki? Ngo amubwire ibanga ry'imbaraga ze.
yamubwiye ngo ziri he? Kuko yari umunaziri. None se isano rya kera natwe duhuriye he? Vuba vuba reba duhuriye rero. Tujye mu isano rishya muri Matayo ibice 2 ku murongo wa 23. Ku cyumweru tuzingira cyane imuhengeri kubyerekeye ubunaziri. Mwabyumvise? atura mu mudugudu witwa i Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore, ngo azitwa umunazareti. Amen. Umviriza, hano ni Kinyarwanda baravuga ngo il sera appelé le Nazaréen. Yesu, amen, hano ntabwo ari ukubera yuko yakuriye Nazareti. Yesu yitwa le Nazaréen. Kenshi abantu bibaza ngo ukura ko yakuriye i Nazareti. Nazareti ni umugi umuri Galilaya, ariko si ibyo, afite title. Nuvuga ngo messianité ya Yesu, kuba ari Mesia. Haleluya, haleluya. Yesu umunaziri. Mubifate gutyo, azitwa Yesu umunaziri. Mu Giheburayo naziri, ijambo ry'Igiheburayo naziri, ijambo ry'Igiheburayo naziri ni ukuvuga ngo le consacré, uvuga ngo se séparer, uvuga ngo ni umuntu yakuwe mu bandi mu buryo bw'imibereho, amen, kugira ngo abe inyego y'Imana. Mwabyumvise? Umunaziri atoranwa mu bandi, nubwo abana nawe uburyo bw'umubiri, atoranwa mu bandi kugira ngo abe inyego y'Imana. Bizagaragarira mu buzima bwe butandukanye n'ubw'abandi. Bari hari ibyo bemerewe atemerewe. Nga Samson niyemerewe gukuraho umushatsi, sibyo? Kwiyogosha ntabwo yemerewe kunywa vino. Mwabyumvise? None Yesu ni umunaziri. Nago mwumvise igihe cyose yahuye n'abadayimoni bavugaga gute? Duriyega, twa dusoma mu Kinyarwanda ngo duriyega Yesu w'i Nazareti. Ntabwo ari ibyo. Duriyega Yesu umunaziri. Turazuriwe, uruwe wisumba byose. Ntabwo ari kuvuga ngo Yesu wo mu mudugudu wa Nazareti. Nubwo yakuriye Nazareti, title ye yindi cyangwa izindi titre messianique afite ni umunaziri. Azitwa umunaziri. Urayibona he? Urabona amasengesho ye? Vuba amasengesho ye Yohana 17, umurongo wa 14-19. Amasengesho ya Yesu arerekana yuko Yesu yari umunaziri, kandi hano aratanga igisobanuro cy'ubunaziri. Ubunaziri bwo musano rishya. Soma bo. Isengesho rya Yesu Kristo, Yohana 17, la prière sacerdotale. Yesu amaze kuvuga ibyo 17-19. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi, kandi nanjye niyeza ku bwabo, ngo nabo babe berejwe ukuri. Iri jambo niyeza ku bwabo, kwiyeza ni ukuvuga iki? Se mettre à part. Sanctification nicyo kimwe na consecration. La consécration égale la sanctification. Aravuga ngo nanjye nabaye umunaziri ku bwabo, nabo babe abanaziri. Mwabyumvise? Amen. Abadayimoni batubonye bakavuze ibyo bavuze kuri Yesu, ati duriyego wa munaziri w'Imana we, turakuzi uruwera wisumba byose. Ubwo se niko abadayimoni bavuga? No, ntago batubonamo ubunaziri. Batubonamo madini gusa. Turarangije uyu munsi, yari eboshe, yari ijambo ry'ibanze. Amen. Haleluya. Yesu umunaziri. Ariko kubera ko dufite tradiction y'Ikinyarwanda hano ngo Yesu umunya Nazareti. Ni Yesu umunaziri. Mwabyumvise?
rero ubunaziri bwo mu isezerano rishya, haleluya, ntabwo ari ubunaziri bugaragara mu mihango n'imigenzo nk'umusatsi. Amen, haleluya, 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 ngo nimukaba ibisindisha birimo ubukubaganye n'ibiki byose. Ariko umunaziri wo mu isezerano rya kera byagaragara ku mubiri. Umusatsi wari sinye y'ubunaziri bwe. Amen. None umunaziri mu buryo bw'umwuka, haleluya, 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 nawe aba yambaye mu buryo bw'umwuka. Amen. Aba yambaye icyerekana yuko ari umunaziri mu buryo bw'umwuka, kuko umunaziri kandi aba afite n'ikimenyetso. Kuko naziri mu Giheburayo ni umuntu watoranije kuba inyego y'Imana, kandi naziri akaba ari igikomangoma kirangwa n'ikamba. Ruvuga ngo Yesu ni umunaziri, kandi Yesu yambaye ikamba y'ubwiza n'ikamba y'ubwami. Murazi impamvu bamwambitse ikamba y'amahwa? Kubera iki? Ni Satani yari azi yuko ariho aramukoba, kuko azi ko umunaziri, amen, yambaye ikamba y'igikomangoma. Wabyumvise? Mu isi y'umwuka rero, umunaziri wo mu isezerano rishya afite ibimuranga mu mwuka. Yesu mu buryo bw'umubiri bamubonye ko ari umuyuda nk'abandi, ariko mu mwuka yari yambaye bitandukanye n'abandi. Hari ibintu byamurangaga mu mwuka bitaranga abandi. Niyo mu badayimoni bamubonye ngo durega Yesu umunaziri. Bibiliya y'Ikinyarwanda bivuga ngo durega Yesu umunya Nazareti. Amen. Uje kutwica urupfu rubigiye kitaragera. Turazi uriwe, uruwera wisumba byose. Uyu mugoroba rero mutahane iki? Itorero rero raba mu bihe bikomeye, aho umwijima urushiza kuba mwinshi, aho ibikurura abantu bibavana mu gakiza ni byinshi, aho amatorero kugira ngo agumane abayoboke bayita abayoboke. Bibiliya ntivuga abayoboke, ivuga ko turi abadisciple ba Yesu, turi disciples b'umwami. Ntabwo turi abayoboke, turi abadisciple, abigishwa ba Yesu. Rero amatorero yo ku isi kugira ngo ntatakaze abayoboke akwiye kwemera imihango n'imigenzo n'imitwarire y'isi ikinjira mu itorero, bagatolera, amen, ibyo isi bamo kandi Imana ibibuza. Niyo mpamvu mu bihugu bitandukanye uzasanga mu itorero hari abantu bazima n'abandi bantu batari bazima mu buryo bw'umwuka. Ugasanga uriya ni homosexuel, uriya ni umutinganyi, ari ku ngoma hariya mu itorero ry'Imana. Ugasanga abantu buzuye amatatu hano n'umugongo, nabo bose nibo bayobora indirimbo hano mu matorero atandukanye. Iyo ugenze mu matorero menshi za Amerika na Europe, ibyo urabibona yuko ntabwo hakiriho imbibe, ntabwo hakiriho igitandukanya uburokore n'isi. Uyo murongo uragenda uzimangatanya mu buryo uzabona gusa baririmba Yesu, bavuga Yesu, ariko wareba mu buzima bwabo ntatandukanirizo. Nimba isi yemera ubutinganyi n'amatorero yemera ubutinganyi. Mwabyumvise? Nimba isi yemera abantu batatuwa mu mibiri yabo, no mu itorero birahari. Nimba isi yemera abagore kugira abagore benshi cyangwa abagabo benshi, no mu itorero birahari. Nuvuga ngo turagenda tuganaho itorero rigaragara amaso, ntago rizaba ritandukanye n'isi. Kandi n'abayobozi b'amatorero baza bifata ko ari ibintu bisanzwe, kugira ngo biyakomodetinge, kugira ngo bajyanye n'ibihe. Mu buryo mu gihe kizaza abavuga ubutumwa butavanze, budafunguye, bazaba unpopular, bazarwanywa, bazitwa kinyeji, bazagira ibibazo. Niyo mpamvu uyu munsi nashaka kubabwira, Imana iravuga ngo igihe cyose umwijima uzamutse cyane, ngo ni byiza ko itorero ryayo, ni byiza ko umwana wayo, ni byiza yuko umukristo,
mu buryo bw'uburokore kuko ari abakristo bizina gusa, ni byiza ko bakora break, bahagarara gato, bakongera gutekereza, amen, ku muhamagaro wabo, kugira ngo bongere biyegurire bundi bushya Imana yabo. Amashimeje kumwana. Mwumvise bitabaye bico tuzakomeza kugenda twibaza ngo turi muri we, ari muri twe, naho yatuvuyemo ntabwo akiri muri twe. Hanyuma imanda nivuga dusigara hano dukorwa n'isoni, twaramuvuze, twaramukoreye, kumbe ntabwo twemewe. Niyo mpamvu rero Imana iduhamagaye ngo dukore break, iyi minsi 3 dutekereze ku gakiza icyo ari cyo, kugira ngo twongere kandi kwiyegurira Imana bundi bushya. Amen, amen. Turashaka gukora icyo bita new covenant, turashaka gukora isezerano rishya, aho uzavuga uti sinzagenda muri biriya, sinzajya muri biriya, nzagendera mu ijambo ryawe, nuko byagenda kose nzaba nk'uko ijambo ryawe rivuga. L'homme n'est pas la mesure de toutes choses, mais c'est ta parole. C'est Dieu qui est la mesure de toutes choses. Ntabwo ari umuntu apimirwaho ko ibintu ari byo. Iyo abantu baguye neza muri ibi ngo ni by'ukuri, oya, nababwiye ko hari ibintu byinshi abana b'abantu bavuga ko baguwemo neza, ariko Imana ikayibuza hano, wareba ingaruka yabyo ikaba mbi. Ntacyo Imana ikubuza kidafite ingaruka mbi. Haleluya. Nubwo wabona ko ari kukubuza freedom yawe, ntabwo ari byo. Imana izi ibintu kurusha wowe. Iyo Imana ivuze ngo kiriya ntabwo gikwiriye, ko ukijyamo, uzamenye ko Imana ishaka kukurinda ingaruka. Nabahaye urugero mu kurangiza, nababwiye ngo iriya virus nshasha variole ya singe, mwavuze ngo ni virus yiki y'inkende, ubushakashatsi bwemeza yuko iyo iri 99 n'ibice binini, yuko iri mu batinganyi. Kubera iki? Aba homosexuel, aba lesbienne ari bo bayifite. Ndimumva siko bihwanye n'ibyaha, numva ko ari ukurenga iby'Imana yabujije. Kandi nabasobanuriye abaroma iki cyambere, sibyo? Ngo kuko imibiri yabo bahinduye gukora ibyitaremewe, Imana yarabaretse ngo abagabo bararikira ne bagabo, abagore bararikira ne bagore, ngo hanyuma ngo baronke ibihembo by'ibyo byaha byabo mu mibiri yabo. Nizo za virus sida yatangiye dans les milieux homosexuels. Mwabyumvise? Nuvuga ngo icyaha Imana ivuga kifite ingaruka. Ntabwo ari igihe gusa cyo kujugwa mu rutazima, no mu buzima bwacu hari ingaruka. Niwiha inzoga hari ingaruka mbi. Haleluya. Niwiha ibiyeri bikongera biki, uzagwa cirrhose ya foie. Ni bayita gute mu Kinyarwanda? Urushwima. Nujya mu busambanyi ngo habaye gakingirizo. Hari igihe kadakora, Imana ikemera ko gapfumuka. Muri muzi ibyo. Ntuzigere wibaza ngo nta consequence y'Imana yabujije. Iby'Imana yabujije byose bitinde bitebuke hari ingaruka. Icyo ubibuza gisarura. None uyu munsi rero nshaka kubabwira ngo n'abataje mubabwire ijambo turiyo turiga, tuzarikomeza no ku cyumweru n'iriya minsi 3, ni ijambo ryitwa kwiyegurira Imana, kugira ngo tubyumve byatujyanye mu muzi w'iryo jambo mu isano rya kera kubyerekeye ubunaziri. Amen. Tutamenya ubunaziri ntuzamenya icyo ari cyo kwiyegurira Imana. Ndibaza ko mu rw'uyu munsi mwabyumvise. Haleluya. Turabanaziri bo mu isano risha. Kaduhaguruke. Haleluya. Kadusenge. Uiteka Mana yacu, se umwami wacu Yesu Kristo, tumaze kumva ijambo ryawe, turi mu bihe bya nyuma, ubuhenebere buragaragara, kutubaha Imana niko kwiganje ku isi. Ijambo ryawe ryaravanzwe n'ibitari byawe, agakiza ntabwo gafite standards zawe. Satani ariho arica benshi, confusion niyo yuzuye mu nzu yawe. None mwami, hari byo natwe tubonesha amaso yacu
bidakwiriye mu nzu yawe, bidakwiriye abahamya ko ari abawe. Ariko turabizi yuko uri hafi kugaruka, kandi ngo uzatwara itorero ryejejwe ridafite inenge. Uyu munsi kwezwa ni ingorabahizi, kwezwa ni ikibazo. Turakweretse rero iyi minsi 3 yo gushaka mu maso hawe, twongere gutekereza ku gakiza kacu, twongere gutekereza aho duhagaze uyu munsi, kugira ngo dufate icyemezo cyo kongera kukwiyegurira, tuba abanaziri bawe, tuba inyegu zawe, tugaragareho ubudasa hagati yacu n'ab'igihe cyacu. Niho tuzagirira akamaro ubwami bwawe, niho tuzagaragaza abantu Imana n'ubushake bwayo, niho tuzatuma abantu bamenya agakiza icyo ari cyo. Ntabwo dushaka kompromi ngo tugire amahoro, turashaka gukurikira nk'abigishwa bawe. Turashaka kurwanya imyuka mibi yose mu izina rya Yesu. Turashaka kurwanya imbaraga z'ikuzimu zahagurutse gusenya itorero. Turashaka kurwanya ibitekerezo bimaze kubakwa mu bantu benshi ku bijyanye n'Imana, bakayivuga uko itari, bagacurika amagambo yayo kugira ngo bashimishe abantu aho kugira ngo bashimishe Imana. Turashaka kuba abantu bemewe n'ijuru, atari abantu bazihakanwa kuri wa munsi, kuko ravuze ngo benshi kuri wa munsi ndababwira mugende sinigeze mbamenya mwankozi zibi bimwe. Ntabwo dushaka kuba muri abo mwami. Niyo mpamvu tukuragije itorero ryose ngo umuntu wese mu itorero uzamuhe gufata uwo mwanya wo kwitekerezaho no gutekereza ku ijambo ryawe, kugira ngo abone ukuntu afata icyemezo gisha cyo kwiyegurira Imana by'ukuri, mu izina rya Yesu, amen. 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 Mu Gifaransa baravuga ngo l'heure est grave. Ibihe birakomeye. Numuzi ko ubugingo bwawe butazapfa iteka ryose, ni igihe cyo kuburwanirira. Amen. Imbaraga zirwanya ukuri zahagurutse, ziri kuri samom, ziri kuri top. Imbaraga zirwanya ukuri kw'Imana ziri kuri top. Ntabwo ari umuntu wese azahagarara imbere izo mbaraga. Zagira ahantu abantu bose baba muri kompromi, aho dutolera ibintu. Umuntu akaza yambaye ubusa mu itorero akagenda akaririmba, umuntu akaza yambaye ubusa akagara muri protocol akakira abantu, umuntu akuzura amatatu ahantu hose naho ntavuze, hanyuma akaza agakora umurimo w'Imana. Ibintu biro biraba muri iki gihe. Ntabwo biriho biraba ku yindi ntego, nukugira ngo bisenye values z'ubwami bw'Imana. Itorero reke kuba icyitegererezo, nta torero bivange byose. Ariko twebwe turashaka gufata umwanya wo kongera kwitekerezaho no gutekereza ku ijambo ry'Imana, hanyuma dufata icyemezo cyo kwiyegurira Imana by'ukuri, hanyuma tu fighting, amen, the good fight of faith. Turwane amariza yo kwizera, tuba babiri, tuba batatu muri isi, 4, 5, 10, nta kibazo. Un homme avec Dieu il est majoritaire. Ntabwo Imana ikirisha ubwinshi bw'amafarashi n'abagenderaho. Mwabivuze bashake babe miliyari zingahe against God, ntacyo bivuze. Imana izawindinga tu, Imana izanesha tu. Haleluya. Imana yavuze rimwe, Dawudi mu mwaka wa 2, la force est à Dieu. Imbaraga nizi Imana, uzaguma ku ruhande rw'Imana. Amen. Kandi iri jambo sinzarihindura, sinzemera ko ninjira muri kompromi. Igihe cyose iri jambo ririho rizaba ari ukuri, niryo rizaba gipimo cy'ibintu byose. Ntabwo ari umuntu gipimo, ahubwo umuntu agubwa neza by'ukuri ari uko ijambo ry'Imana riyoboye ubuzima bwe. Imana ishimwe. Hari ingaruka igihe cyose iri jambo uzaritera umugongo, byanga bikunda hari ingaruka. Hari umugisha kuzaryubaha rikayobora ubuzima bwe. Imana ishimwe.
kandi ntabwo ari twege abari mu ruhande rw'Imana bazakogwa n'isoni. Imana ishimwe. Impamvu mvuga ko turi mu bihe bikomeye, nta bindi bihe byigeze kubaho aho imyambi ya Satani ijugunywa buri segonde ku muntu wese utuye ku isi, yaba uwizera Yesu yaba utizera. Nta kindi gihe kigeze kubaho nk'iki. Murazi impamvu? Kubera internet. Wayibise ugira gutya njye utahamagaye bikaza. Wayibise milliards d'informations muri seconde ziri mu bintu byinshi cyane, byinshi muri byo bidahesha Imana icyubahiro. Nta kindi gihe kigeze kubaho nk'igihe turimo, na niyo mpamvu biragoye cyane kurinda umutima udahumanye mu gihe nk'iki. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose, biragoye muri iki gihe. Mwabyumvise? Kabutindi turayigendana muri smartphone. Kabutindi ni nziza, ntago nyivuma. Mwabyumvise? Hari ibyo ukoresha byiza, sibyo? Ariko umenye ko c'est une arme à double tranchant. Ni inkota y'ubugiha habiri. Gendana kabutindi. Iyo smartphone ya kabutindi, uko kiba kinini niko kabutindi iba nini. Mutaje mwishaka kandi gato. Wayibise? Kubera iki? Kera wagendaga gushakisha za porno ariya bikagukuta sheri, porno urayigendana. Uyihamagara utayihamagara. Abana banyu mubasengere, kuko ntago bahaga uburere bwanyu gusa, bafite n'abandi babaha uburere ku ruhande. Mu cyumba cye nijoro ari abandi barimu. Very dangerous time. Katubaho umugisha. Tuzayikomeza. Imana ishimwe. Ariko Imana irabakunda kandi izabarwanira. Hallelujah. Katukomere Imana amashi menshi. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom shalom. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 ndetse na 0788 cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.